Biteze. Reka mbanze tuzi umufana yewe. Sawa? Biteze. Abakora. Ni beza. Biracamo. Nanatembereye kabisa. Maze igihe nagenda cyane ko niberaga muri Amerika. Hariya muri Rompuwe. Ntabwo ujya ukurikirana ibiganiro byanjye se nkunda kunyuza ku ma YouTube n'ama-TikTok. Ahangaha uri ni kuri kamera za gafotozi nyawe. Suhuza abaturarwanda ubabwire ko uri umufana wanjye, hagati aho ukaba uri n'umukunzi wanjye. Umunsi ngewe nimfutse umunwa kubera ko imbeho ni danje. Bibutsa ko nta handi wasanga ibikorwa nk'ibi usibye kuri Gafotozi Nyawe Comedian kuri YouTube yacu. Uyu akaba ari girlfriend wanjye tujye kujya dushotingana umunsi ku munsi, mukazajya mumubona mu mapost atandukanye kuri Gafotozi Nyawe. Nizere ko nawe bigiraho ikibazo. Urabona tuberanye? Shyira muri comment umbwire nimba ubona uyu mwana atuberanye cyane nimba naba nihenze. Naba mezwe ubu ngubu genda abona uyu mwana ari wa neza. Nabona uyu mwana ari hazima kabisa. Imbona tuberanye andikira muri comment umbwira ati aho hantu kabisa nukwiye kurekura mbimenye. Nanjye mutabona nambaye gutya, nambaye nk'umusore, ntabwo nzahora ndi umusaza, ariko bibutsa ko mugomba kujya mukanda subscribe, mugakora share, like, comment, ubundi tugakomeza tugazamuka. Dore bazaniye umwana uhiye umeze neza. Niko uyu mwana reka mwegeze imbere muri kamera banze umurebe, arakeye kabisa. Nta kindi rero nababwira, nimuzajye mucika ibiganiro byacu umunsi ku munsi, buri munsi tujyaza tubashyiraho ibiganiro bishya. Ubu ngubu yansuye hano muri Amerika, niho twibereye hano muri Rompuwe, hano mu cyapa kwa Gafotozi Nyawe. Ntabwo nari mberutse, gusa ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao. Wow.